reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru mu kazana w'ibanga. Igice cya kane cy'iyi nkuru mu kazana w'ibanga cyarangiye ubwo Muteteri yari yirukanwe n'abakobwa bamucumbikiraga mu macumbi ya kaminuza. Umusore Nkusi agafata umwanzuro wo kumujyana iwabo, gusa akavugana na Delila, umugore wamureze kuzabigira ibanga, Muteteri ntazamenye ko hari isano riri hagati yabo. Ubwo Muteteri yahageraga, Delila akamuha amabwiriza, yumvise abangamiwe cyane. Ibyo biba imbarutso yo kubwira Nkusi ukuri, bituma bombi bamenya ko burya buri wese yakundaga undi. Icyo abona nk'inzitizi ituma atamukunda ari icyo undi nawe abonamo inzitizi, birangira beruriranye urukundo rwuzuye, ndetse Nkusi asaba Muteteri kuguma kwa Delila. Delila nawe abona ko Nkusi kuzana Muteteri aho ari ukumucumbikira kandi atabyanga. Delila yarababajwe cyane n'urukundo Muteteri agiyemo na Nkusi, yumva ko agiye kumugusha. Alegisi yafunzwe azira gusambanya umwana ku ngufu. Abanyeshuri baserereza Nadine ko azatakambira Nkusi bitagishoboka. Nkusi we ku mpamvu umuntu atamenya yarakomeje guhisha ubukire bwe. Niba warasigaranye amatsiko y'uko ibizakurikiraho kuri iyi mpande zose bizagenda, komeza witegera amatwi iyi nkuru. Mu gihe uri kuyumva urebe hano hasi ukande ku ibuto ya like, ndetse niba utarakanda kuri subscribe nayo uyikandeho, bityo uko igice cy'ije uzajya uhita ukibona bitagusabye gushakisha. Reka twumve ibyakurikiyeho. Dutangiriye mu rugo aho Delila ari kuvugira kuri telefone hanze, Muteteri na Nkusi bicaye muri salo barimo kuganira. Ni nako ku rundi ruhande manager wa Muteteri yari ari kuvugira kuri telefone, kumbe niwe yari ari kuvugisha. Delila aramubwira ati icyo kintu nicyo cyonyine ugiye kunkorera? Uyu mukobwa akinjira iwawe uhita umufata umusome ku munwa, uwo mukobwa umwinjirana inyuma ahita afata ifoto byihuse, nishaki ibimwe gusa, ubundi uhita uyinyoherereza. Manager ahita amusubiza ati humura ibyo ndabikora, ariko nanone birasaba kuzandinda kuko boss nabimenya ko nagize uruhare muri uwo mupangu azanyirukana, kandi narabonye ari umusore w'umuziranenge. Delila ahita asubiza manager ati ngewe icyo ntashaka ni umubano we n'umukobwa Muteteri gusa. Ikindi kandi Muteteri ugomba gukora ibishoboka byose ntazamenye ko boss we ari Nkusi, kuko Nkusi nubwo nshaka kumuhemukira ariko mufata nk'umwana wanjye. Nako nawe urabizi icyo nakora igihe twasezeranye ibintu ntubishyire mu bikorwa. Manager asubiza Delila ati njyewe icyangombwa ni uko uzandinda gusa. Delila ahita amusubiza ati humura kandi akazi kawe nibinakunda nzakongeza umusahara, wowe umbere hafi aho gusa. Manager aramusubiza ati ibyo ndabikora nyizera, kandi umukobwa wanjye ukora kuri resebusiyo ngiye kumuha gahunda neza uko ipanze, ntabwo ararabukwa nawe. Ndongera kukuvugisha ndi kuguha ifoto zirenze imwe ndi gusomana n'uwo mukobwa Muteteri. Basezeranyeho Delila yitegereza muri telefone maze aravuga ati urugamba narutangiye, sinzatuma umukobwa yitambika inzira z'umwana wanjye. Ku rundi ruhande nyuma yaho, Nkusi ari gusezera kuri Muteteri mu masaha ya nyuma y'igicamunsi, amubwira ko agiye kuri geto ye kubika ibikoresho akajya gufata akamoto agakora akazi, na Muteteri amubwira ko agiye kwitegura akajya kuri bare resto gukora akazi. Uko bahagaze ku gipangu basezeranaho, niko Delila yarahagaze ku tubarikoni tw'imbere y'umuryango wo mu ruganiriro abitegereza cyane. Nuko arivugisha ariko mu ijwi rito avuga ati uru rukundo ntabwo nshobora kubyemera, erega ndakuze ndeba kure. Ese ni gute habayeho gupimiranya? Nkusi akimara kuba umukire akaba aribwo uyu mukobwa aza mu buzima bwe, ibintu bidasobanutse na gatoya. Nkusi ndagukunda nk'umwana wanjye kuko no mu buto wambereye umwana mwiza, ariko impamvu ngushakira ibyiza niyo ngiyo, rero nzakurinda ngo ukize icyasha icyo ari cyo cyose mpereye kuri icyo cyasha kiguhagaze imbere. Uko Delila yivugishaga ayo magambo gutyo, niko Nkusi yabwiraga Muteteri ati ikindi kintu nshaka kukubwira rero, urukundo rwacu turugira ibanga, cyane cyane hano kuri uyu mubyeyi n'umugabo we. Nibiba ngombwa no ku ishuri bajye batubona twishimye gusa, ariko bibacange bayoberwa ibyo ari byo. Urabyumva ute? Ni ukuri ndabigusabye. Muteteri yamufashe ikiganza maze aramubwira ati Nkusi mukunzi wanjye, mbere na mbere reka mbanje ngusaba imbabazi zo kuba narashidikanije kuri wowe, nkumva ko kwishimana n'undi mukobwa aribwo nanjye nakwishima, ku buryo nari kuba narakuroshye, ariko mu by'ukuri byose nabikoraga kuko ngukunda. Naho kuri ibyo umbwiye rwose uri umuziranenge ku buryo ntakora icyo udashaka. Mu rukundo rwacu nzagendera ku mategeko yawe, kandi gusabye kunyizera nzarinda urukundo rwacu. Nkusi yazunguje umutwe maze ayambira Muteteri by'akanya gato,
bahita barekurana ngo Delila atabakeka. Icyo batari bazi nuko yari yamaze kubimenya. Ku rundi ruhande umusore Maurice yarahagaze ku ruhande muri kaminuza yabo. Hashize akanya haza umukobwa Nadine aramusuhuza. Bamaze gusuhuzanya Nadine aramubwira ati numvise ngo urimo kunshaka. Maurice yasuhuje umutima maze ahita abaza Nadine ati ni ikibazo nshaka kukubaza kimwe gusa kandi umbabarire nubwo ndabameze nk'uwitereye mu buzima bwawe ariko nkeneye igisubizo. Mu by'ukuri ntabwo mfite uburambe mu bintu bijyanye n'urukundo ariko ikibazo mfitiye amatsiko ndagisobanukirwa mbikuye kuri wowe. Umuntu ashobora kuba mu rukundo igihe kirenga imyaka 4 n'umuntu bakundana ariko mu by'ukuri atari mu rukundo rwa nyarwo, ku buryo bitunguranye ahita amwikuramo akamwibagirwa burundu ku buryo aba adashaka no kumureba. Nadine yazunguje umutwe maze ahita amubaza ati ubundi se Maurice bro, urukundo ni iki? Mbere na mbere yo kumbaza icyo kibazo wakabanje kumenya icyo urukundo ari cyo, naho ibyo uri kuvuga ni amarangamutima ariko kuvugisha kubera ko ubabajwe na Nkusi. Maurice ahita amusubiza ati ahubwo wenda wamfasha gusobanukirwa neza, niba warakundanye na Nkusi iyo myaka yose watandukana nawe agasigara yarihebye, mbese ubuzima bwe bugasigara ari uburibwe, ariko wowe ku rundi ruhande ukaba nta kibazo ufite. Ibyo bikomeza kuncanga urukundo ubundi ni iki? Nadine yaruhukije umutima maze aravuga ati rero hari ikintu kimwe ugomba kumenya, twese turacyari batoya nk'uko ubizi. Njya nibaza nti ni gute umuntu udafite icyo atunze haba amafaranga cyangwa se ibindi akenera kujya mu rukundo ategura kuzubaka urugo? Urumva atari ikibazo gikomeye nk'ubusazi? Maurice aramusubiza ati ubwo ushaka kuvuga ko na mbere hose ujya mu rukundo na Nkusi ubizi neza ko nta kintu afite, urukundo mwari murimo rutari urwa nyarwo? Nadine yaruhukije umutima maze aramusubiza ati oya siko bimeze, Nkusi naramukundaga ariko nawe ugomba kumenya ko isi ihinduka. Ibyo nari nkeneye icyo gihe ntabwo ari byo nkeneye nonaha. Niba narisigaga igikotoro aka kanya nkeneye amavuta aturuka mu Bufaransa, niba narakoreshaga Samsung ubu nkeneye iPhone, niba naragendanaga agakapu k'ibihumbi 30 ubu nkeneye kugendana agakapu k'ibihumbi 180. Hanyuma se kubizi ko ndi umunyeshuri, wumva ibyo nzabikura hehe nintakundana n'ubifite? Ako kanya Maurice yazunguje umutwe maze arasubiza ati Nadine reka nkubaze ikibazo cya nyuma ubundi twigendere, byose nari nkeneye kukubaza biraba birangiye. Ese ko umukunzi wawe uri kuguha ibi byose bamufunze, biramutse bibaye ngombwa ko aguma muri gereza n'imitungo ye bakayifatira, wakora iki? Wajya gushaka undi mukire mukajya mu rukundo se? Nadine yazunguje akaguru maze asubiza Maurice atari ku bundi kari agasore ngo ni Nkusi mwese mugakundira iki? Ngaho buri wese duhuye ari kunziza ngo namwanze, ngo naramubabaje, ngo yarankundaga, ngo arankunda. Niba afite urukundo yakunze abandi bakobwa ntago bahari. Gusa nanone ibyo uvuze nubwo bitaba kuko Alegisi akoresha amafaranga ye arayakoresha atahe, ariko bibaye ntabwo nabikora gutyo bimbwiye. Ahubwo wenda icyo nakora nasubirana na Nkusi nkaba ndi gukoresha ziriya ntica ntikizeze akorera ku kwezi muri kariya kazi ke, kuko nanone kugenda hirya no hino byangira indaya. Maurice yarabyumvise areba hasi maze abwira Nadine ati Nadine uzi ko umeze nk'uri kwicukurira icyobo cyo kwinagamo. Icyo mbonye nuko none Nkusi ari kurira ariko ejo uzaba uri kumuririra utakimubonye. Nadine yahise aseka kubita ibiganza maze aravuga ati ubwo se Nkusi mushatse namuburira hehe? Arankunda rero ni ukugenda nkamubwira ko ngarutse ubundi akaza kambakamba. Rero Maurice ndakubaha kandi uzi uburyo twabayemo inshuti, ntukanyifurize ibibi ngo nuko Nkusi yababaye kubera njyewe. Ako kanya Nadine yahise yikubita aragenda asiga Maurice aho ngaho. Mutetera akigera mu kazi yatunguwe no kubona manager we amuhaye amafaranga, amubwira ko ari avance akaza ajya agenda yamukataho make make buri uko agiye guhembwa. Biramurenga ku buryo yahise ahamagara Nkusi amubwira ibimubayeho. Nkusi wari utwaye akamoto akaba ari nawe umaze kohereza ayo mafaranga yaramubwiye ati ni bimwe nakubwiye sheri, ibigeragezo biza bihetse ibisubizo, tegereza n'ibindi biri imbere. Muteteri yahise amubaza niba ari umuhanuzi. Nkusi amubwira ko baraza kuvugana akazi karangiye bityo bagaha agaciro. Muteteri yamaze kuvugana na Nkusi akomeza guhagarara aho yari ari mu mutima arivugisha atari ko ahari ubanza no gukena ari byiza. None se ko numva umutima wanjye nishimye ndi mu rukundo na Nkusi, nta kindi kintu numva nishingikirijeho kandi numva ubukene bwacu budushimishije.
Ako kanya Muteteri aho ari aho ngaho Gentille yamuturutse inyuma amukoraho. Muteteri mu kwikanga ahindukiye abona ni Gentille, aramubwira ati biteze Gentille, ati ni byiza gusa abakobwa twese tuba tuziranye, sha usa n'uri mu rukundo kabisa. Muteteri yaramwenyuye maze aravuga ati biri no kugaragara ku maso se, uzi ko bya bintu ari ibya nyabyo, ntabwo wibeshye ndurimo sha, ariko sha mu minsi ngahe gusa rwari rumbijije icyo yakabisa sinjye urose. Gentille yahise agira amatsiko maze aramubaza ati byagenze biteze. Muteteri yaramurebye aramubwira ko ubanza nawe ari umunyamatsiko. Gentille ahita amubwira ko impamvu nuko nawe ari mu rukundo ariko ruri kumubiza ibyuya. Ako kanya batangira bibwirana n'amazina. Muteteri amubwira ko areka ajye mu kazi baraza gusubira. Gentille nawe amubwira ko yaraje kumureba ngo ajye kwa manager mubwire. Muri banki Nkusi abitsamo umukobwa Sheja yari yahaje ahura na Devota batangira kuganira. Sheja ati sha Devota, uzi ibintu biherutse kumbaho? Mfite umukobwa w'inshuti yanjye aba arambwiye ngo agiye kumpuza n'umusore dukundane. Urabizi ko umukunzi wanjye tumaze iminsi dutandukanye, maze nijya guhura n'uwo musore sha ntange niyangegera duherutse kuganganira hano muri cya gihe aje gusabiriza abahisi n'abagenzi muri banki. Devota yahise yikanga mu mutwe we, hahita hatangira kwishushanyamo amashusho. Yibuka uburyo amaze gusaka Nkusi akamusangana ikarita mu mufuka. Manager wa banki yahise aza akamubwira ko wari umwe mu bakire bakorana n'iyo banki ndetse agahita amwirukana. Akomeza kwibuka uburyo muri icyo gitondo Nkusi yaje muri banki agasaba Devota ko binjirana kwa manager. Bakimara kwinjira manager abona Nkusi amaze aramubwira ati nyakubahwa, muri iki gitondo ntabwo nari niteguye kugaragara hano. Nkusi yahise areba Devota maze abwira manager ati nyakubahwa manager, ntabwo nari nzi ko nateje ibibazo muri banki yanyu, rwose kimwe mu binzinduye hano no gusaba imbabazi. Dufashe, urabizi neza ko akazi kabuze, rero kwirukana umuntu ukariho ni ukumubuza ubuzima. Manager mu gutungurwa kwinshi yahise avuga ati none se nyakubahwa Nkusi, kuba twarirukanye umukozi wagusuzuguye nta kintu bitagutwaye? Nkusi yaramusubije ati birakintwaye, rega buriya ikintu ugomba kumenya nako urakizi, ariko nyine twabyize mu icungamutungo. Iyo umushomeri yiyongereye mu bandi mu gihugu, abanyagihugu bose baba bahombye, ngira ngo urabizi. Rero kubona uwari ufite akazi akambuwe twese tuba duhombye. Manager yahise avuga ati wenda nyakubahwa Nkusi, wasanga nari mbajije ikibazo nabi. Muri make Devota tumusubize mu kazi nta kibazo biraba bitwaye. Nkusi yaramwenyuye avuga ko nta kibazo bimutwaye. Manager amusubiza ko bigiye mu bikorwa nk'uko Nkusi abitegetse. Nkusi wari wamaze kumenya ko ibyo byose bari kubikoreshwa n'igitinyiro kuko ari umukire, ntiyagira icyo abivugaho. Basohotse kwa manager, Devota yunamye ashimira Nkusi cyane. Nkusi we akamubwira ko niba ari isomo icyangombwa nuko yaryize, amusaba kumufasha kubikuza amafaranga ubundi nyuma arataha. Devota yamaze kwibuka ibyo byose ubwo Sheje yamubwiraga ayo magambo, ahita yibuka n'isezerano yahaye Nkusi. Ako kanya ahita yijijisha maze abwira Sheja ati zimperera, nizere ko wahise umusaba imbabazi, kuko Sheja buriya kuva nirukanwa mu kazi nizi isomo rikomeye, umuntu ni umuntu naho ibindi byo biza ku ruhande. Sheja mu matsiko menshi yahise avuga ati ushatse kuvuga ko nakoze ikosa se ryo kuba namuciye amazi? Devota mu gutungurwa kwinshi ahita amubaza ati uravugisha ukuri wamuciye amazi se? Sheja ati ndanamutuka ahubwo. Devota ati Sheja we, wakoze amakosa akomeye cyane ku buryo numara kumenya uriya musore uwo ari we, ubuzima bwawe bwose uzaba uri kurira, amarira uzarira ntabwo uzayakira. Sheja yagiye mu matsiko menshi maze Devota ahita amubwira ati Sheja, kugira inama, fata inzira ujye gushaka uriya musore umusaba imbabazi, mutangire urukundo rushya kandi uzamukunde bitagira uburyarya, uzanshimira nyuma kandi ntabwo uzicuza. Ako kanya Sheja amaze kubyumva umutima warakubise maze ahita avuga ati reka mpamagare Muteteri ahubwo. Kuri bari resto Gentille akimara kujya guhamagara Muteteri amubwira ko manager wamushaka, Muteteri yahise agenda yihuta agana ku biro bya manager. Gentille nawe amugenda inyuma ahita akura telefone ye mu mufuka acana kamera. Muteteri yakomanze mu biro bya manager muha karibu. Akimara kwinjira manager ahaguruka mu ntebe agenda amusanga. Gentille nawe arekereje ku muryango. Manager asatira Muteteri ahita amufatisha ibiganza byombi ku mabuno ye, aramukurura ku buryo igituza n'inda mbese imbere umubiri wa Muteteri wose wari ukoze ku wa manager neza, ku buryo wabibona yagira ngo ni ibintu bari gukora babyumvikanyeho neza.
Gentil nawe afunguye umuryango gatoya acunga kamera arayitunga neza arafotora. Gusa kubera ukuntu Muteteri yinjiye manager ahita amufatirana, ntabwo yabonye akanya ko guhumeka. Ibyo bituma manager amusoma igihe gihagije, bituma Gentil afata amafoto meza cyane. Muteteri mu kugarura ubwenge ahita yishikuza manager aramubaza ati manager, ibi ni ibiki uri kunkorera koko? Manager aramusubiza ati ngo ni ibiki ndi kugukorera, ariko nawe ntukabe umwana sheri, ubwo se byose ntabwo uri kubona ko ari urukundo ngukunda rubinkoresheje? Sha bwa mbere nkigucira iryera numvise ngukunze, rero kubivuga mu magambo nasanze bitaba ari byiza, ahubwo kubishyira mu bikorwa nibyo byiza. Uko ibyo babivugaga niko Gentil yahise avaho bucece aragenda. Muteteri abwira manager ati sasa noneho ndasobanukiwe rero, muri make warampamagaye ngo umpe akazi kubera ko nkunda, noneho ujye umfatirana uko ubishaka. Umva manager, wampaye akazi ngakeneye, ibyo ndabyemera pe, ariko icyo utazi ni uko ndi umukobwa ufite indangagaciro na kirazira ku buryo utankiniraho agapira. Na mbere y'uko mpa akazi nari mbayeho nubwo byari bigoye, n'amafaranga wampaye ntabwo ndayakoreshaho na gato. Akira nyagusubize, akira n'ibitaburiya byawe nzashakira ahandi, kandi urakoze kunyiyereka hakiri kare. Ako kanya Muteteri ibyo yabivuze akuramo itaburiya arambika ku meza, ashyiraho n'amafaranga manager yari yamuhaye, maze agiye gusohoka manager ahita agarura ubwenge, yibuka ko akazi Muteteri afite ari bosi we Nkusi wakamuhaye. Bityo inkuru igeze kuri Nkusi ko Muteteri yagasezeye akamenya impamvu, yahita amwirukana igitaraganya. Mu bwoba bwinshi manager yahise ariko ibyo kwihagararaho bya kigabo, maze ahita ajya ku muryango Muteteri atarasohoka apfukama hasi imbere ye, maze aramubwira ati Muteteri, ndakwinginze mbabarira, mfukamye imbere yawe ngo umpe imbabazi kandi nkwizeze neza ko aka kanya nkoze amakosa, nkaba mbonye ko mbere yo gukora biriya nagakwiye kubanza kukubwira mu magambo kampakanira, bityo nta nubwo nkigukeneyeho urukundo, mbabarira dukomeze akazi bisanzwe, wewe sinzongera na gato no kukubahuka, nimbikora wowe ubwawe uzatanga ikirego. Ako kanya Muteteri yarebye uburyo manager aciye bugufi mu mutima, nuko aribwira ati nanjye akazi nkabonye ngakeneye, ubundi se ndi kwivumbura ngo njye hehe? Yego wenda nkeneye kwiyubaha, ariko reka mpagume wenda nzateza ikibazo niyongera kubikora. Ako kanya Muteteri yagize impuhwe ahagurutsa manager amubwira ko amubabariye. Manager nawe amusaba ko yamubikira ibanga kuko ibyo akoze byose yarazi ko ari innovation ashyizemo mu gusaba urukundo. Muteteri amusezeranya ko abiceceka n'umukunzi we ntazabimuhingutseho, ariko amusaba ko mwitondaho batazongera gushwana. Muteteri yahise asohoka asubira mu kazi. Ku rundi ruhande mu rugo aho Delila na Denis bari kuganira, Delila aramubwira ati wari uzi ko umuhungu wawe afite umukunzi se? Denis mu gutungurwa kwinshi ahita avuga ati uravugisha ukuri se? Ubu ngubu ushatse kuvuga ko Nkusi afite agakobwa bari gukururana? Ndabikunze cyane we. Yego sha, nzapfa mbonye umukazana n'abuzukuru, erega twamuhaye uburere kandi ari kubona imyaka turimo. Nubwo uko iminsi ishira ariko uburwayi bwacu bugenda bugana habi, ariko ahubwo nagira arangiza amashuri vuba dutegura ubukwe. Mu gihe Delila we yarazi ko agiye kubibwira Denis akabyamagana, ahubwo yaratunguwe, nuko mu mutima arivugisha ati asye, nari nzi ko nawe uranshyigikira, ntushyigikire Nkusi none ndebera, ariko nta kibazo intambara nzayirwana njyenyine kandi nayitangiye. Nuko ahita abwira umugabo we Denis ati gusa ntabwo bamaranye igihe kinini, ni umukobwa ukiri muto bigana nawe w'umunyabibazo kuko ari n'imfubyi. Si n'ibyo gusa ahubwo Nkusi yamuzanye hano ngo tubacumbikire. Denis atari kuriya mwana arashaka kugera kuki ko n'ubu biri kuncanga? Ibaze ko mu mafaranga yose ari muri banki amaze kubikuzaho 75,000 byonyine, kandi nzi neza ko iyaba ari undi musore aba amaze gutagaguza imitungo hafi gushira. Mfite amatsiko y'ibintu Nkusi ashaka kugeraho mada. Gusa niba uwo mukobwa yamuzanye hano ni byiza, ni nabwo tuzajya tumucunga neza tumenye niba akunda umuhungu wanjye by'ukuri. Delila ati gusa witonde udatangira kumufata nk'umukazana, kuko we na Nkusi ntabwo bazi ko mbizi ko bari mu rukundo. Tugomba kubana nkaho tutazi ko bakundana kugeza igihe Nkusi we ubwe azatwibwirira ko Muteteri ari umukazana wacu. Ahubwo se mu kazi wari wagiyemo byagenze neza sheri? Nkusi yahuye na Maurice atungurwa no kubona ameze neza.
Maurice ahita amubwira ati man, ko mbona uyu munsi utandukanye nuko byari bimeze mu minsi yashize, byagenze bite? Nkusi ati ushatse kuvuga iki se man? Maurice ati wagira ngo ntabwo ugihangayikishijwe na Nadine wawe? Nkusi aramusubiza ati ariko man warasaze, biriya se ko byarangiye, ubu intero yanjye ni amasomo ndetse n'akazi, wibuke ko amarira atagufasha kwishyura geto. Maurice aramusubiza ati that's my boy, ahubwo ngewe umuntu usigaye ampangayikishije sha ni Nadine wangu. Uriya mwana w'umukobwa yiroshye mu nyenga y'umuriro ariko itaratangira kumutwika, mu minsi iri imbere azatangira gushya kandi icyo gihe cyo gusubiza inyuma cyararangiye. Ese ubwo uzihanganira kumubona ari kurira? Gusa icyo nakubwira Nkusi, Nadine uzamwirinda gufiteho imigambi itari myiza. Nkusi mu gutungurwa yahise abaza Maurice ati muri iyo migambi harimo no kunyica se? Maurice ahita avuga ati mani warasaze, Nadine se yakwica umuntu? Gusa erega mani nubwo yakubabaje ariko ngewe mwembi ndacyabakunda nk'umuvandimwe wanjye na mushiki wanjye, ahubwo se nta makuru ya Alex muhanganye wamenya? Alex aho yari yambaye amapingu ari kumwe n'ababyeyi b'umukobwa bavuga ko yateye inda atujuje imyaka ndetse n'uwo mwana w'umukobwa. Alex yahise ababaza uko byagenze. Umugabo ahita avuga ati nabikoze nk'uko wabinsabye, indangamuntu yujuje imyaka yamaze kuboneka, gusa amasezerano nawe uzayubahirize kuko isezerano ni umwenda. Alex mu kumwenyura yaramusubije ati wowe nyizera ibindi turaza kubikemura. Ako kanya aho haba hinjiye umugabo yicara ku meza ari imbere yabo, nuko arambika ibitabo ku meza maze aravuga ati ubushinjacyaha bwabahaye umwanya uhagije, reka dukomeze twumve tubone gufata umwanzuro niba turakomeza mu rukiko. Alex ufite amafaranga na miliyoni 50 kuri konte wasigiwe n'ababyeyi bawe ubwo bakoraga impanuka, ufite n'imitungo ingana na miliyoni 15 ukora nka business. Amahirwe menshi ahari ni uko urukiko rutazigera rwemera ko utanga ingwate ngo ukurikiranwe udafunzwe. Ako kanya uwo mwana w'umukobwa yahise aca mu ijambo umushinjacyaha maze aramusubiza ati nyakubahwa mushinjacyaha, ndi gusaba imbabazi ko nabeshyeye Alex ko yansambanyije ntujuje imyaka. Umushinjacyaha mu gutungurwa kwinshi ahita avuga ati ushatse kuvuga iki Megan? Uwo mukobwa Megan ahita avuga ati ababyeyi banjye baranshutse ngo mbeshyere Alex ko yanteye inda ntujuje imyaka, ariko naje kwisubiraho ndetse mbabwira ko ndabarega nibatisubiraho niko kuza gufata umwanzuro wo kuza kuvugisha ukuri. Njye na Alex turakundana, yego ndatwite inda ye, ariko njyewe nujuje imyaka y'ubukure kuko mfite imyaka 20 kandi kuryamana nawe nabikoze ku bushake. Ako kanya umushinjacyaha yabasabye ibyangombwa by'umukobwa barabyerekana byose. Umushinjacyaha avuga ko bataha, umwanzuro ukaza gufatwa mu masaha akurikiyeho. Manager wa Muteteri yahise asanga Gentil kuri resebusiyo, amusaba telefone ngo arebe amafoto yafotoye, undi arayimuhereza. Manager ahita yiyoherereza, arangije arayasiba yose. Mu gusubiza Gentil telefone abona arayasibye maze yivugisha mu mutima ati nari nabiketse sha, niyo mpamvu nanjye nayiyoherereje ku yindi nimero, aya mafoto ngiye kuyakoresha nk'intwaro. Ako kanya Manager yahise abwira Gentil ati ibi bintu bibaye hagati yacu ko turi batatu bigomba kubibanga, ntihazagire n'umuntu n'umwe uzabimenya. Gentil yazunguje umutwe ariko aravuga mu mutima ati iki ni ikimenyetso cya mbere kigiye kungeza ku bukire. Ejo bundi nabwiraga ka Imakire ko bizarangira mbaye Manager wa hano karampakanya, ubu se bosi nimwereka aya mafoto nkamubwira ko Manager wacu aryamana n'abakozi ntarahita yirukanwa. Come on, ndagafashe birabaye. Manager ageze mu biro bye yahise ahamagara Delila amubwira ko amafoto amaze kuyamwoherereza. Delila amubwira ko baza gupanga uko bahura ngo amuhembere akazi keza bakoze. Amasaha yakomeje kugenda, umushinjacyaha arekura Alex amubwira ko abaye umwere. Amaze kugera hanze ahamagara wa mukobwa Megan amusaba ko bahurira iwe mu rugo. Bidatinze Megan yagiye kwa Alex bapanga uburyo iyo nda y'ibyumweru 3 bayikuramo. Megan ati nubwo mfite ubwoba ariko nta yandi mahitamo mfite, ni ukuyikuramo, ariko ndabikora wamaze koherereza papa amafaranga yose twavuganye. Alex ahita amubwira ati Megan, miliyoni 25 ngiye kuzoherereza papa wawe nkuko twabisezeranye, namwe muzubahiriza isezerano. Ariko rero ntabwo uri umukobwa mwiza kandi ibyatubayeho ni nk'impanuka. Nizere ko umubano wacu wo kwinezezanya uzakomeza nk'ibisanzwe, kandi ugira ukure vuba wuzuza imyaka 18 ujye undyohereza byemewe n'amategeko. Ariko uzi ukuntu akana nkawe karyoha.
Megan aramusubiza ati we banza wohereza ayo mafaranga aka kanya, papa nambwira ko yangezeho nkunezeza ubundi mbone gutaha, erega ndi uwawe, nuko wari ushaka kuzana ibintu byo kunyihakana ngo nuko wanteye inda. Alex aramusubiza ati ntabwo nzabyongera bebizo. Muteteri arangije akazi yahamagaye Nkusi amubwira ko atashye. Nkusi nawe amusubiza ko avuye gucyura moto, amubaza uko umunsi wagenze. Muteteri aramusubiza ati sheri nyine byari stress dore ko umuntu byanga byakunda atabura byinshi acamo, ariko nyine nabinyuzemo kigabo. Nkusi ahita amubwira ati nicyo ngukundira, uri umukobwa w'intwari mukunzi, ahazaza hacu heza mpakubonamo. Bakomeje kuganira kugeza Muteteri ageze mu rugo. Akimara kwinjira mu cyumba Delila ahita amwinjirana, amwereka uburakari bwinshi cyane maze arambika telefone imbere ye ku buriri, amwereka ifoto ari gusomana na manager waho akora. Muteteri mu gutungurwa kwinshi yahise abaza ati ayo mafoto yavuye he mubyeyi? Delila ahita avuga ati ibi byose ni njyewe wari wabipanze, kuko icyo utazi nyiri hariya ukora ni umugabo w'inshuti yanjye magara. Rero maze kumenya ko ariho ukora natangiye kugukurikirana, rero umva ikintu ngiye kukubwira kimwe. Nabonye wishongora kuri Nkusi ku buryo igihe kimwe ushobora kumushora mu rukundo, nkaba ngiye kuguha amahitamo abiri: kureka amarangamutima yawe kuri Nkusi cyangwa se ubuzima bwawe mbwangize, nkora ibishoboka byose buri kintu cyose ufite haba ku kazi ndetse n'amashuri uri kwiga mbihindura umwanda, kandi nawe urabizi ko ibyo nabikora. Rero aka kanya ndashaka ko umbwira ko Nkusi ugiye kumwicaho, mpite nkugira umwana wanjye bwite, njye nanaguha byose ukeneye nk'umubyeyi. Ikindi kandi nzamenya ko ibi tuvuganye byakuvuyemo, hakagira ubimenya haba na Nkusi, nzakwangiza wisange mu isi yasamye. Ikindi kandi umenye ko ubwo nakumenya umwanzuro wo kuvuga ko ngo urava muri uru rugo mu byo utekereza urimo, uraba wibeshye cyane. Ngaho mpa igisubizo cyawe ku mahitamo nguhaye nonaha. Muteteri yahise abona bimeze nk'ijuru rimuguyeho. Byonyine kubona ayo mafoto, icya mbere yarwaniriye ari ukurinda urukundo rwe ngo rutangirika. Nkusi aramutse yabonye kuko yakeka ko amuca inyuma, bikongera igikomere ku cyo yatewe na Nadine. Muteteri yisanga atangiye kurira amarira muri we, yumva ari umutwaro isi mwikoreje kandi bikazamurushya kuwutura.